nanje ubwanjye nari nsigaye ninira ku mihanda sibyo narapanuwe n'abagabo bose hirya no hino ku mihanda sibyo narapanuwe nanjye narapanuwe nubango dore ubutinganye burimo ibitezi yimbwa ubutinganye burimo sida ubutinganye burimo gukamuka amaraso ubutinganye burimo kwinera ku mihanda ubutinganye burimo kwinyarira ubutinganye burimo kwangwa nkuko nabikubwiye bizaza ngo rero wa musore we ubutinganye ni naco cya Imana yangurunuka niba utazi ko Imana ibaho ukaba wemera ko uri umukozi wa Satani ukaba ubwo niba uri umukozi wa Satani ubwo na mama wawe uri kumwita Satani kandi yarakubyaye mama nagari Satani none mama wawe yaremwe niki mama wawe yaremwe niki mama yaremwe niki yaremwe niki cyamuremye ntabwo nyizi okay ni Imana njena navutse mnyine mbona ndi kwisi nyene ni Imana yamuremye Satani nawe yaremwe ni Imana okay nari mpari cyane kuko ndi kubonekera ko Imana yaremye mama wawe inamukuremamo ubundi uranavuka so bishatse kuvuga ngo rero wa musore we ikintu ngiye kusaba ni kimwe sibyo ugiye kuvuga amagambo 10 ngiye kuvuga uyavuge ukiri umukozi wa Satani raterwa na yariyo vuga ngo mana yanjye sibyo wenda ubivuge niba koko uri umukozi wa Satani wase kibi ariko byibuze ngiyewe ariko yasubiremo wibahi kubaho biteka twabaye Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko ngiyewe nikiranye nawe nagutinyutse ubu ngubu hari benshi bari buntera amabuye bambye ati wongeye kwikira n'abatinganye Yes nanye musuza kandi zero komeza neza wowe dukurikira kuri Kigali News 500 of course mwenye nitwa Chekechua Mwadachana n'abana ukina n'abanyamisoro batandukanye mu cyo giye tandukanye usibanganye gutasenye tangisana mitima kwa mukujya nguramaga Kigali News 5 ku murongo TV mukore subscribe kuri TikTok mfollowing ni Twisaka Manager bifatanye kuri Instagram ni Twisaka Manager kuri X yahoze ari Twitter ni twa Ishyaka Manager aho ngaho tubana cyane ndi kumwe na Kayusi wari Petero yabaye Sauli Jiza cyane ndabikunda cyane Kayusi tuzatubana mu biganiro byetandukanye kuko ahanga marhamuzi cyane ndi kumwe n'umujamejo mwabonye twagiye kwa nyina ibyo mwabonye mwarabonye cyo cyane gifite ibihumbi 13 n'abantu barengaho amahoro Imana abane nawe Mr Kayusi ndetse n'uwo bita Matsiko amahoro Imana abane namwe mudukurikiye muri mu Rwanda rw'imisozi igihumbi abantu bakunda u Rwanda kandi bagakunda n'umuvuduko w'igihugu abantu bakunda iterambere ry'abanyarwanda n'u Rwanda abantu bakunda u Rwanda ku mutima ndetse no mu maraso dusuze abari mu ntara diaspora abari mu bihugu bya Afrika abari mu bihugu by'Abarabu abari United States mwese tumeze neza Kayusi ikaze kwisengesho utangire udusengera murakoze cyane amahoro Imana akomeza abaye namwe ndabasuhuza cyane abadukurikiye hirya no hino mu bihugu byo hanze ndetse no muri bino bihugu byacu reka manze mbasengere mbabwira uki Satani akomeje kutugendaho data twese mu ijuru ni wewe utabara abantu bafite ibibazo banababaye kandi data twese mu ijuru ndagira ngo nkuramburira ibiganza nkwereka ubuzima bwanjye nkwereka abantu bose babatinganye nkwereka abantu bose babajura ndagira ngo mana uyu muvandimwe ubona hangaha nawe uzamuha umugisha kugira ngo azatabaruke uri Imana yitangaza gikomeye cyane ntago nabara uko mbivuga mana Jesus Kristo aya niyo magambo ngomba kugutura muri uyu mwanya udukiza abantu bose barwaye ibibazo mana uri gitangaza haleluya muvuge ati Imana irakomeye cyane Imana irakomeye Imana iby'Imana ikora biratangaje cyane man uri gitangaza sinanga ko mbivuga dore wakije sorry bose wakije abantu bose barwaye bibembe urwaye abantu bose barwaye ibicu wakije abantu bose barwaye sida man uri gitangaza cyane sinanga ko mbivuga sinabona uko mbivuga mana yanjye uri gitangaza gikomeye cyane sinanga ko mbivuga mana dore ndagusabiye umugisha abantu bose bafite umubazo baho umugisha mana uri gitangaza kuko nko ndambivuga wankuye mu butinganyi ariko mana ndagira ngo nzajye nsengera abantu bose bafite ibibazo mana uri gitangaza mana ndagira ngo mbwire ijwi ryanjye riranguruye mbwira abantu bose batoyegeye mu bihugu byo hanze ndagira ngo mana ufashe abantu bose batifashije mana muzamure cyane mukomera amashi mana mu yicubahiro kuko uyu mwuka muhumeka n'uwawe mana ndagira ngo mbabwire abantu bose bakurikira Imana ko bazahabwa ubugingo buhoraho kandi ndagira ngo mbwire abantu bose bakorera Satani ko nabo bazanyimbuka nabi data twese mu ijuru ngusabye igikundiro hirya no hino ngusabye umugisha uhoraho ngusabye iterambere mana mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane
Imana bamugisha ari Kayusi Prophet cyangwa Pastor Kayusi. Pastor Kayusi Prophet niryo yihaye ariko azaba we ibyo dukora byose tubivanye ku mutima kubera Imana birashoboka. Kayusi no kuvuga ngo gahunda zose zihari uyu muvandimwe nifuje yuko ugomba kumusengera ukanamugira n'inama kuko ubuzima arimo n'ubwa Sodoma na Gomora nk'ubwo arimo ariko we wavuye muri Sodoma uraza uhagarara rwose ku ikaro ry'umweru uraza ujye mu nzira nziza y'Uwiteka. Bimeze bite Matsiko? Ese neza. Reka umwanya n'uwanyu ubwo Kayusi anyoborera ikiganiro kugira ngo njye ku mashusho kugira ngo bose babone neza. Kayusi umwanya n'uwanyu nakuze kugira ngo umusengere umugire inama umwumve mbese uragiye kumva ibyo avuga nawe umusubize. Meze neza. Ndabishimiye cyane. Namwe mudukurikiye. Ni wa muhungu mwese mukunda cyane witwa Matsiko Comedy. Ese uretse kuri guhindagura amajwi ntago wavuga nk'umugabo. Kugira ntabwo navuga nk'umugabo ngo nzabishobore. Yuza ku Burundi bari kuvuga nk'umukobwa cyangwa nk'umugore. Kubera ko ubu tuvugana ngiye nakira kizera mwami Yesu. Aho uri ubu tuvugana ngiye narahavuye cyane. Jewe ndi bukugira inama ni utayumva ikiri bubeho ntago nkizi ariko uko byagenda kose ndagira ngo nkubwire ko wowe ukiboshwe igihambiriwe n'iminyururu ya Satani kandi iki nanjye ibyo byahurimwo by'ubutinganye nanjye nabihozemwo komeza bibwira abantu. Nose kubona bihozemo ibyo ntabwo bindeba sibyo. Njewe n'uburenganzira bwanjye kuba ndi mu butinganye. Nawe kubwawe ni wowe nanjye ni njewe sibyo. Uranega amatwi. Utwumvikane tugendane neza. So abantu mudukurikiye muri akanya murabizi ko aho narindi ntago ariho ntuye. Murabizi neza ko ubutinganye bwarimbuye Sodoma na Gomora kandi murabizi neza yuko uwari umnyabyaha ahabwa ukiranuka gakizwa akabaturwa. Gikintu ndi gushaka muri akanya ikintu Imana yansiziranije n'ikintu nge nasabye ubushobozi Imana bwaro kugira ngo byibuze mbicitegerezo mu bantu bwaro kugira ngo ngewe ngende mbwira abantu ko Imana mu Mana hari byiza kandi ngiye nkakubwira ko Imana ari nayo yankuye mu butinganyi. Jewe ubu tuvugana ibyo ukora wewe nabigutanzemwo kandi ikindi jewe noneho je ninakora ninavutse mbyisangamwo narakora ihohoterwa n'umugabo w'umutinganye. Ese ubundi wowe wabyitusanze muti? Oya nje ko nisanze mu butinganye. Warabikunze wabigiye ugakundi wagiye ubibona tubikora ugera urabikunda wabitewe n'iki? Nje nabonye ukuntu ubikora sibyo numva biranshimishije cyane ariko akenshi njewe nk'abafite n'abagore banje twatandukanye. Umugore wanje yarasaze yigeze gusara baramusarisha aravurwa arakira ariko akimara gukira ewana nahise nyine nanje nibera umutinganye ko sinabonye umugore wanje yarasaze nubwo yavujwe agakira ntabwo nungeze gukomezanya nawe sibyo ko simfite umugore umwe babiri mfite abagore benshi hama nabona agiye nera madana ryamanye na mushiki wanje nawe ibyo nabyo ni ibintu babonye ariko nje mitsamo kwibera umutinganye kuko biranyuze kandi biranancishimisha. Ese ukunda Imana? Imana? Ego. Imana nayo ndabona mu buzima bwanjye. Hari umurongo wo muri Bibiliya uvuga ngo Abaroma igice cya mbere ku murongo wa 26 haravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyo nona ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo ni uko bareka kugira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashishwanya no kurarikirana. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibitege isoni. Uwo murongo nuwo muri Bibiliya ni umurongo w'ubutinganyi. Ubutinganyi ni nacyo cyaha Imana yanga urunuka. Wakwibereye umuyede sibyo ko nge nakiri ubuntu nkatabarwa nkabohorwa. Twebwe twagiye dusinya amakontra kwa Satani, twagiye dusinya amakontra y'ubutinganyi, twagiye ducuruzwa, twebwe twagiye turongorwa rwose ku ngufu ndetse kugeza ubwo twambaye n'imyenda ya kigore, kugeza ubwo twambaye na pampa nubwo nayo mbona ubyambaye ariko wowe ndabona uri ninda ikiriritse pe uri ninda ikiriritse kuko nimba uri umutinganyi ukaba uri gushaka kwigira umugore kandi uri umuntu w'umugabo giye byo narabirenze. Ahubwo ikintu ngiye nshaka muri akanya ni ukugukura mu butinganyi nkakwereka urugendo rwiza nkakwereka ya n'imbaraga byantwaye nkakwereka n'inzira kugira ngo wisange muri Yesu. Wemera Imana?
njyewe imana oya wemera imana ntabwo nyemera ntabwo wemera imana nyemera. wemera ijuru njyewe ntabwo ibyo byose uvuga ntabwo mbyemera sibyo abanyakubahwa abadukurikiye muri akanya hari umuntu hano w'umutinganyi utemera imana utemera ko n'ijuru ribaho naribaho ndagira ngo mu musengere ave muri bano bazimu Ijuru ni kuko njyewe nahisemo kuba umukozi w'imana kuba umukozi wa satani no kuba umukozi w'imana urahitamo iki njyewe nahitamo kuba umukozi wa satani ibyiza biri muri satani ni ibihe ibyiza biri muri satani urabona ukuntu umeze ibyo ntabwo bindeba oya ariko urabona ukuntu umeze ndabibona akaveste urakabona n'agakaruvati keza urakabona igo ndakubona neza ya reka maze nkuremo agakoti kuko natewe ubu ngubu natewe n'abazimu abazima ako Gusa- ko yibageje ahantu wavuye aho navuye mpashimira imana kuko Imana yarandokoye imana yaramfashije navuye mu butinganyi kandi ubutinganyi ntabwo ari icyaha ntabwo ubutinganyi ari ikintu cyiza ntabwo ari ikintu cyiza ubutinganyi ngira ngo imana ukuntu yaremye iyi si yaremye umugore inarema n'umugabo kugira ngo bazajye babana bahuje kugira ngo bazajye babana babyare bororoke sibyo wewe ikintu wahisemo ni giki njyewe ikintu nahisemo ubutinganyi burimo izihe nyungu ubutinganyi burimo izihe nyungu inyungu zirimo sibyo yego bankorera ibintu mwishima abana nantawoye sibyo ubutsigaye namba tureke ibyo hasi ibyo ngibyo uvuga gutyo tureke ibyo byo kukurura sinkeneye ibintu by'amagambo y'uko azasoni uburi kumwe n'umwana w'Imana kandi ibyo ntabwo tubikeneye izo mvugo nyandagazi ntabwo izo mvugo nyandagazi nge narazirenze musore we ngewe nabaye kasamutwe naratinganye ku rwego rwo hejuru nta n'uzanjya munsi y'intege nta n'uzakandagira ikirenge mu cyanjye naratinganye ku rwego rwo hejuru ngewe ariko n'ingaruka nagize nkiri umwana nkiri mu buzima busanzwe ese warabivukanye cyangwa wabonye ubikunze ubona abandi barabikora nge nabonye mbikunze nge numvise ngo wabonye ariko musubize ngo nawe uhita ubikunda nge narabikunze ngewe uzi impamvu nabivuyemo icya mbere cyo ubutinganyi burimo risike nyinshi ubutinganyi burimo imitezi y'imbwa ubutinganyi burimo sida ubutinganyi burimo igifungo kidashira ubutinganyi burimo gukenyuka ugapfa nabi ubutinganyi burimo kwangwa ubutinganyi burimo guseba wahisemo iki kugira ngo bikunde ukorere satani ni ikihe kintu wahisemo nahisemo ubutinganyi kandi niyo mitezi ndayirwara ndabizi ndayirwara kandi nkavuza nuvuga ngo wowe urifuza gupfa ukenyutse gukenyuka se undi iyo umuntu apfuye akajya hari uburyo bwo gupfa umuntu akenyutse ari ubyigize ari nawe ubigizemo uruhare nawe ubwo nibyo ushaka reka nkubyize ukuri kayose iyi bibiliya urayizi ni pastor kayose iyi bibiliya urayizi ntabwo nyise kuko sindanayikora sindanayifata mu buzima ngo ntabwo wemera ko Imana ibaho ako Imana iri hehe uwo mwuka uhumeka wawukuye umwuka se yego umwuka njye uwo mubiri ufite wawukuye he ntukuye he yego ni mama wambyaye nsanga mfite umubiri ni Imana yanyuze muri mama wawe ubundi Imana imukoreramwo irakurema ubundi irakubyara niba utarubizi hano wavuye uhamenye navuye mu nzu ya mama wavuye wewe waremwe n'Imana Imana ibinyuza mu nda ya mama wawe yego ubimenye rero ubimenye ko wewe wavuye mu nda ya mama wawe ariko wakozwe n'Imana wewe wemera ko uri umwana w'Imana ubutuvugana ngiye ntabwo ndi umwana w'Imana ntabwo hakaniye uri umwana wa Satani byibuze wama nk'ibimenyetso nka bitanu none se Imana niyo yakuremye shitani yirukanywe mu ijuru aza mu isi kandi Imana yamuremye kubera cyo ngo ntago nguru umwana w'Imana ntago uri ikiremo cy'Imana nubwo wagiye muri shitani urumva ariko Imana ni gafuru rahim kandi ibi ngibi uvuga urumva igihe kimwe kiragera ukabyicuza akumenye ko na Satani yayoboye ijuru yarigometse ntabwo abe ijuru Imana yamushyize mu isi kugira ngo nitumuyoboka urumva tuzajye mu rutazima uretse kumvikane ari Satani ni Imana ufite abayoboke benshi nenda ni Imana naga ni Imana ni Satani ni Imana ni Satani reka nkwingere eshanu Imana yaremye isi Satani yaremye isi mbwira niba Satani yararemye isi ntabwo yiremye ariko yayoboye ceceka Imana yaremye abantu bahumeka nawe urahumeka wemera ko abantu bose batuye ku isi uzi ko na Satani yaremwe warubizi neza Satani yararemwe ariko ayobora iki Satani nta dini agira Satani ahari hose Imana yatangaje yuko ari mu kuzimu kandi Satani asigazerera mu isi akabya abantu dore Satani abantu Satani ayobora niba abandi bakorera Satani nkawe Satani ni wa muntu ukorera mu bantu akayobya abantu bishize ngo Imana yaremye bino bitubona irema umugore n'umugabo irema irakurema nawe uravuka erega nibyinshi Imana yaremye na Satani nta kintu kimwe kizirema uretse ko inda yamubyaye itavuyemo Imana ikabatereka avuke yego
nubwo yavutse akaza satani nta kintu na kimwe, satani nta kindi kintu yaremye, Rusoferi nta kindi kintu yaremye usibye kuyobya abantu. Nawe uri mu bantu satani yayobeje. Rero nimba utari kwemera ko satani yakuyobeje, je ntabwo mbyemera. Uraza gutuza ubaha Imana yakuremye, jewe ngusabira umugisha. Niyo mpamvu kawose namuzanye ngamahuza nabo. Ngusabira umugisha, ngusabira n'iterambere. Ari kintu ndimo. Ibi ngibi niba bifate nkaho ari pranka, niba bifate nkaho yawe na prank wanje na nibiganiro biciriritse bigira uko zasonza gukora. Nimba ndi gukina n'Imana impane mfite igihe. Iyi Bibiliya ni imbunda igomba kundinda abantu badayimoni kandi nabana bavyumva. We no ko ndi umuzemo. Genda rinzwe cyane. Nimba urinzwe birakureba. Ese akubwira ibintu byiza ukagira ukaraka. Rinzwe ngo ngende umusemo njye Nese abantu babona arumva, abantu mu babona arumva kayo. Nareba ubwiza mfite. Kayo abantu babona yambaye iyi kanzu. Urumva rero ukuntu yambaye. Abadukurikiye muri ukuntu yambaye. Ari umuntu w'umugabo. Reba. Ndeba neza. None wavuga ngo ngende umusemo nkanze. Please ndi umusemo. Burya n'indaya zigiraho zikafata umwanzo. Zajya no gutera hati man dufashe. Ego. Niba dufunge. Ego. Iduwe n'umugabo ngadusamunya twikire mu. Ego. Bicazovuga ngo wa musore we nge sinakwita umugore kuko ntago uri umugore. Sibyo? Ikindi kintu nge nakubwira ngewe nahoze mu butinganyi nabukoze imyaka 20. Wewe nibwo ukibizamwo kandi ntago wageraho twageze nibishoboka kuko twebwe narakubwiye ko twafunzwe tunabizira. Sibyo? Nakubwiye yuko twe twanzwe tunabizira. Rero ndagira nkubwire wa musore we Imana ngiye yakunumye uyu munsi. Imana yakunumyeho ngo ngende mbwira abatinganyi bose. Sinzatinye kubegera ngo mbabwire ijambo ry'Imana, sinzatinye kwegera abasambanyi b'indaya, sinzatinye kwegera abarozi n'abapfumu, sinzatinye kwegera abantu bose bakora ibikorwa bibi bya Satani. Nzajye mbabwira ijambo ry'Imana kandi nanabigisha ijambo ry'Imana n'abasengeri. So bishatse kuvuga ngo rero mbwira byibuze ibimenyetso bitanu. Ibimenyetso bitanu cyangwa umbwire ibintu bitanu, umnyereke ibimenyetso bitanu bikorwa kwa Satani cyangwa wewe unyereke imyitwarire yawe ya Satani, unanyereke n'ibimenyetso kuko bigaragaza ko gukorera Satani. Njewe yego Satani uvuze yuko afite imbaraga. Nyereka imbaraga zawe ukuna nka Satani. Je imbaraga Satani afite sibyo? Nuko ako wavuze neza kuvuga neza. Ariko ndavuga gute ko ngomba kuvuga uko nsanzwe mvuga sibyo? Wavuga neza. Je uko nsanzwe mvuga nakundi. Wa musore we tuza uvuga neza rero kwivugisha gutya. Ngomba kuvuga ugwishika nakindi. Yewe nakoze ubutinganyi imyaka 20 nafashwe ku ngufu n'umugabo w'umutinganyi arandera ntabizi. Yangirije ubwonko bwanjye kugira ngo mve mu butinganyi nabifashijwemo n'Uwiteka bifashwamo ku myaka 7 bigera bizamuka mpaka. Yego dore ngewe nakijijwe vuba muri uyu mwaka kubera kwakira agakiza n'Umwami Yesu. Ndagira ngo abantu bose ngewe banshigikiye mu rugendo kwakira agakiza. Ni ngewe wahoze witwa Satani Kayusi. Ndahamya ko nta n'uzansimbura ariko ubu nitwa Pastor Kayusi kubera kwakira agakiza n'Umwami Yesu. Uko byagenda kose wewe uze kuza gucira bugufi Imana nimba koko usenga ibigerwamana uze gucira bugufi Satani. Iyo Mana iri he umbyira ko nayo mbona. Imana nkubwira dusenga siyo yagwaye mwo kuhumeka se. Reka mwibarize. Akijwe ejo mu gitondo sera umutinganye. Oya nashaka kizwe none reka nawe ugiye gukiza uko byagenda kose reka nawe ugiye gukiza ukuri ikivume wewe waravumwe ntabwo nakizwa nk'ibibye waravumwe sibyo nejo kugira ngo tubereke imbaraga za Satani ejo nabwo yabigarukamo tukamugarura akonje akamumutinganya sibyo kubera Imana ntabwo byashoboka ko iki bitashoboka Imana ntabwo uko byagenda kose abatinganyi ubu wagurunguza nk'waguririmbe uyu nguyu nambe natwe byibuze twari dufite n'akayobe nambe natwe twari dufite twari tunashinguye turi barebare ariko uyu we rwose biragoye kugira ngo ariko kayo muhagarare ture bankundira tayi yanjye sibyo haguruka oya haguruka bankundira tayi yanjye bankundira tayi yanjye sibyo kuri sibyo birarenze kayo sagurutse oya birenze ariko yandeba mu musi yagutse gute se wicara aha ngaha wicwaze hano ye mubwira ijambo ry'Imana ntajyo nshaka kumva kubera ko sinyikeneye ngewe guhura n'abatinganyi nzajya mbasengera mukizwe muri kubutinganyi apana ibintu byo guhora mujya mu butinganyi ubutinganyi usibye kujya jewe nkiri mu butinganyi nasaruraga amabyi abari kumeza mutwihangane sinjye bivuze nasaruraga ububabare turumvikana
nta muntu utazi amaziranoke ni ibintu bisanzwe ubwo nanjye ndabwumva barabinkorana naye nkababara bande se uyu ngo azapfa rubi nka yige so ntago ari kuvuga ngo azapfa ariko yige nayo azahinduka kumwatura urubanza rwo yige azahinduka ntago naje hano gucira urubanza ntago naje okay niba ateye neza nawe uzabiharanire kubera ko uriya ubutinganyi bwe nawe nta herezo ryiza afite kuko nawe ni umutinganyi mwirinde ubundi butumwa bwo muri Bibiliya kabiri hari ubundi butumwa uri muri Bibiliya bwo muri Yohana 3:16 reka manze mbikwereke muri Yohana 3:16 muri Yohana 3:16 ndahabonye kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ari cyo cyatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umyizira wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kandi butarimbuka nawe rero ukeneye guhabwa ubugingo buhoraho kugira ngo utazarimbuka nabi urakizwa cyane ntagukizwa nako nyezwa niba utari bukizwe rero dore ibintu bitatu bigiye kubaho kandi ubyitegure ugiye kumanurira se ngiye kumanurira umukira urubanza ntago uri kumukira urubanza ariko iyo umuntu yanze kumva wanze kumva yumvira iki wanze kumva yumvira ije yewe kumvira se na nyina yewe nahawe gutabarwa kuko nanje ubwanjye nari nsigaye ninera ku mihanda sibyo narapanuwe n'abagabo bose hirya no hino ku mihanda sibyo nuvuga ngo dore ubutinganyi burimo imitezi y'imbwa ubutinganyi burimo sida ubutinganyi burimo gukamuka amaraso ubutinganyi burimo kwinera ku mihanda ubutinganyi burimo kwinyarira ubutinganyi burimo kwangwa nkuko nabikubwiye bizaza ngo rero wa musore we ubutinganyi ni nacyo cya Imana yangurunuka niba utazi ko Imana ibaho ukaba wemera ko uri umukozi wa Satani ukaba ubwo niba uri umukozi wa Satani ubwo na mama wawe uri kumwita Satani kandi yarakubyaye mama nagari Satani none mama wawe yaremwe niki mama wawe yaremwe niki mama yaremwe niki cyamuremye ntabwo nyizi okay ni Imana navutse mwine mbona ndi kwisi nyene ni Imana yamuremye Satani nawe yaremwe ni Imana okay nari mpari cyane kuko ndi kubonekera ko Imana yaremye mama wawe inamukuremamo ubundi uranavuka so bishatse kuvuga ngo rero wa musore we ikintu ngiye kusaba ni kimwe sibyo ugiye kuvuga amagambo 10 ngiye kuvuga uyavuge ukiri umukozi wa Satani raterwa na yariyo vuga ngo Mana yanjye sibyo wenda ubivuge niba koko uri umukozi wa Satani wase kibi ariko byibuze ngiyewe ariko yasubiremo wibahi kubaho biteka twabaye Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko ngiyewe nikiranye nawe nagutinyutse ubu ngubu hari benshi bari buntera amabuye bambye ati wongeye kwikira n'abatinganyi byiza kurimo kumugira inama ariko ngiyewe ni byiza kuba nagutumbereye nkasaba umunyamakuru kumuzana ngo ngira inama nkaza no kugukiza byibuze nkwereke inzira z'agakiza n'umwami Yesu vuga ati mwami Yesu ako ngiye kubivuga sibyo yego mwami Yesu ndagusabye mu bugingo bushya ubugingo bushya bisubiremo nubwo wenda wakomeza urugendo rwawe rw'ubutinganyi ariko bisubiremo mu bugingo bushya ndagusaba umugisha ndagusaba buno butinganyi ubutinganyi bumveho angako kantu shizemo nagakiza bumveho gute kandi mbushaka nubwo butakuvaho nakubwiye ati vuga no magambo bumveho ndagusaba igikundiro mu bantu ndagusaba inzangano mu bantu zimveho uri Imana y'ukuri uri Imana y'igitangaza watabaye umugaragu wawe Kayusi nawe yarari umutinganyi yahawe gutabarwa kudashira yahawe gutabarwa kudashira yahawe ubugingo budashira yahawe umubiri mushya yahawe gusa neza yahawe kubyibuha yahawe kwambara neza yahawe igikundiro mu bantu yahawe ubwamamare byivuga butumwa ubwamamare byivuga butumwa yahawe ugutabarwa kuzahoraho mu buzima bwe bwose ugutabarwa uhoraho mu buzima bwe bwose rero uvuga uti Mana yanjye mfukamye imbere zawe Mana yanjye mfukamye imbere yawe bivuga ubishyira mu bikorwa reka nanjye nabikoze mfukama gute reka tubivuge akusenda mfukama gute Mana mfukamye imbere zawe Mana mfukamye imbere yawe ubutinganyi si ikintu cyiza ubutinganyi si ikintu cyiza ni icyaha wangurunuka
bivusubiremo buke busubiremo nta kibazo. Ubutinganyi ni icyaha wanga urunuka. Ubutinganyi ni ikintu wanga urunuka. Ibintu byo guhora ndyamana n'abagabo ndabirambiwe. Ikintu mora Ibintu mora ndyamana n'abagabo narabirambiwe. Ikindi akabuno kanjye karangiritse. N'ubugingo wampaye. Ndagusaba umugisha wo kugira ngo nkizwe nanakire. Ndagusaba ubugingo bwiza kujyana nakire. Ndagusaba umuryango wanjye wari waranyenze ungarukire. Ndagusaba umuryango wanjye waranyenze ungarukire. Mana yanjye mbohora iyi minyururu ya Satani. Mana mbohora iyi minyururu ya Satani. Satani mwiza cyane. Bakire. Abadayimoni Vuga ngo mwami Yesu. Ndakwiyamya mwami Yesu. Vuga ngo mwami Yesu. Vuga ngo mwami Yesu. Ndakwiyamya. Abazimu bose baguhambiriye. Icese. Toka Satani. Icese. Imana niyo kubwira ngo ukubite umuntu wowe. Imana niyo kubwira ngo ukubite umuntu. Abadukurikiye mwihangane. Rero ukuntu usara tugomba kubakubita. None njye mbaye umuzimu. Abazimu bakurimo ntago wari umuzimu. Bebe umva tubeka Icara hano. Naga ariko ndi umuzimu sibyo? Kumvikane nako ndi umuzimu. Ariko ayo magambo usabye Imana. Sibye Imana iki? Ayo magambo usabye Imana. Nakono kana. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Ndakwiyamya. Mu izina rya Yesu ikese. Wa musore we dore ufite umubiri mushya Imana igiye kuri mu ngibusha. Mubiri wanjye bose abagabo barawukunda. Weri uyu munsi ntuzongere kujya mu butinganyi. Nzabujyamo. None abujyamo uzamenye kuzahita urimbuka. Nabwo mvuyemo none. Wa musore wari uzi ko Imana igufite umugambi utuvugana. Wari ubizi neza. Dore iyi Bibiliya sinayifata mu ntoki zanjye. Maze iminsi ndi kurota Imana ndi kwibaza ati Imana. Weje tayifata mu ntoki zawe. Nayo mfata. Kubera iki? Ya Mana rero. Ubundi nayo mfata. Niba waraje ucuruza amabanga y'ubuzima bwawe Imana yaguhaye kugira ngo bikunde utingane. Nimba ushaka ubwamamare binyure mu nzira nziza. Ntago waza kuza ushaka kwamamara ngo wambare ijipo. Sibyo? Okay, nimba utabishaka hindura ubuzima uve mu butinganyi. Ubutinganyi buranyuze. Sibyo? Nimba bukunyuze rero vuba hangaha ugiye guhabwa ibihano. Ugiye guhabwa ibihano. Mana y'isi n'ijuru ndagira ngo utabare no mugaragu wawe kuko nawe ntago ari wewe. No musabire biba ariko ntago nagusabira bibi ndagusabira umugisha ku Mana wo kugira ngo ubohoke. Dore wowe uraboshwe kandi Imana ibyumva n'abadukurikiye bose bumve ko ari Pastor Kayusi wahoze ari Satani Kayusi w'umutinganyi wakijijwe wakirakiza mwami Yesu. Ndagira ngo abankurikira muri rusangi uno mwana nawe mu musengere kandi ndagira ngo Mana ikino kiganiro gihe umugisha naje kugira inama umuvandimwe nawe w'umutinganyi naje kumugira agakiza kari muri Yesu naje kumwatuza kugira ngo nawe abohorwe. Mana dufashe rwose ubidukoreremo. Ese ubundi musore witwa nde? Nje nitwa Matsiko. Izina wiswe n'ababyeyi ntago ibyo by'amatsiko mbizi. Izina niswe n'ababyeyi. Yego. Yasona nyoko. Nakishimira Gerigora. Yesu twishimire rero gico nakwifuza hagati yanjye nawe sibyo? Yego. Ntago nahuye nawe ngo nze kugusenya, sinahuye nawe ngo nze kugusebya, nahuye nawe kugira ngo bikunde nkubake ijambo ry'Imana. Iyi Bibiliya impamvu nyigendana ni ukugira ngo imyaku n'ibigeragezo n'abanzi bangendaho basirwe mu izina rya Yesu. Ntago uri umwako. Ariko uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Nakubye ko Imana na Yesu. Niba utazi Imana rero ufite ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose nabitewe na Siyaka sibyo? Umva tuti wabiteye. Nimba nakubye umerekeze tujyane kwa mama sibyo? Ntabwo nakubye ngo ubishye hano hose sibyo? Nase kuwamwe ngo tujyane na kamera wari uzi ko nari nyiza n'ikisi. Siyaka twubahane. Yani bigaruka ubutose nari ngiye kubika ngo nyibikanye nyine nyireba mikize. Nyoko yaramwamaganye. Nyina yaramwamaganye. Aravuga ati wari umwana mwe. Nyina yamubyara umwana umwe. Yego. Abaye kumbyara umwana umwe isarapfa. Nanjye ubwanjye. Ngo aragenda garuka bamutinganye. Yego. Nurango nanjye ubwanjye imiryango ye yaranyanze nyine umutinganyi. Mama siyanyanze. Ahubwo wewe ibinama atakira ngo yurimo. Ahubwo wewe ugomba kugira iwanyu ugasaba imbabazi ukagenda wambaye ipantaro nziza. Mama yaranyanze sibyo? Abantu badukurikiye rwose yewe ndagira ngo mufashe no mwana w'umuhungu nimba koko nta n'imyenda afite ya kigabo munyimugurire munyimushakire ariko ave mu butinganyi. Nanjye nabuvuyemo sibyo? Wewe ayo mari uri guta ni ijambo ry'Imana ryagukoze ku mutima.
bishatse kuvuga yuko wewe ugomba kwakira agakiza n'umwami Yesu ukava mu butinganyi sibyo? Imana yaranyanga jyana n'abanyamakuru wewe urafata mama wawe ukamugeranya na Satani. Angeze nero twatsa raho nkubitse yanga ko ninjira mu nzu kandi ya mitungo ni yadhatse. Imitungo yahese wewe umutungo wa mbere ufite no kwa Satani. Kuki tereka ngo nanjye muri ya mitungo yadhatse nanjye nyicare. Imitungo ujyamo niye kandi ukorera Satani ahubwo wewe hinduka uve mu butinganyi. Ndahinduka nje mva mu butinganyi. Uje mu gakiza. None mama yaranyanze. Uje mu gakiza. Nayo natego mukunzi wawe. Utangira ubyinira Imana, utangira uramya Imana. Urarize se? Apana ibintu byo kuvuga ngo byose ni kwikinarira yutabizira ha. Imana imugezemo. Imana imugezemo. Ko namarira mbona. Izo ni imbaraga z'Imana zimugezeho. Byibuze yaza kurira byibuze nkabona amarira araje. Kubera ko wewe uri kubeshera Imana. Yari ararize. Uri kubeshera na Satani nimba koko uri umukozi wa Satani. Uri kubeshera Satani. Uri no kubeshera umuryango wawe. Ngo bakwirukanye iwanyu ngo nta mutungo. Wewe biragusaba ko uhinduka. Manura Imana ishimwe kamera nagirebye. Biragusaba guhinduka. Uziko yambaye pampa. Nambaye pampa nyine. Uziko yambaye pampa. Yambaye. Bishatse ngo uziko yambaye pampa. Bishatse ngo izi pampa ndambaye kuko baranduboye. Waramaze. Kuko nchatse aho ibyo ntabwo tubikeneye. Yenda umukozi w'Imana ndi pastor ntabwo. Uziko cyambaye pampa. Ndambaye nyine. Icyo nkeneye no kugusengera. Imana ishimwe ko naguciyemo kabiri. Icyo nshaka no kugusengera ukava muri bana badayimoni bakurimo. Onyine umusengere. Yego. Akansengera iki? Ndashaka ko no muntu ufite ibibazo by'ubutinganyi kuko nanjye nabihozemo nasenze Imana ibinkuramwo. Ubutinganyi ni cyaha Imana yanguru n'umukanza ya mpora mbasengera n'abasemungu nzabasengera bano bose baduma zabasengera bano bose bajandi bose nzabasengera nzajya mbagira mu basengere nabano bose bayijandi bimuvuga kuko nago tuzi ko ari umutinga ntago biza ariko yagaragaje video ari kwikinisha gusa nawe ndashaka kumugezaho Imana nkamuri turimo turasoza rero turimo turasoza ongera musengera ngo njyewe wa musore we ufukami ni usenga Satani usenga Imana nsenga Satani fukamira Satani ngusengere fukama naba gusengera ndapfukama nkande uvuze ko jeno ba Satani sibyo nimba kukubaha ubaha Satani akaba ari ikigirwa cy'Imana akaba ari ikigwamana cyawe kandi Satani yawe ngusengere yego napfukamye dore Mana y'isi n'ijuru mweretse no mugaragu wawe ngo ave mu butinganyi dora sigaye yenera ku mihanda hageze hose Mana dora sigaye yinyarira hageze hose asigaye amugenera cyagarika amaraso Mana ngusabye no mugaragu wawe kure mu butinganyi abadayimoni bose bamuri bamuvemo aso wivuga abadayimoni nyine uravuga abadayimoni gute wavuze irindi zina tabadayimoni ubutinganyi ni igikorwa Imana yanguruka ni igikorwa ni icyaha Mana warimbuye Sodoma na Gomora kubera ubutinganyi Mana ndagira ngo uhumugisha bano bose badukurikiye muri akanya ndagira ngo nzajya sengera abakozi bibi ba Satani bose Mana uri gitangaza Mana ndakusabye umugisha n'urukundo rw'ishyane umuhe kwambara neza bino bicabari nabano basoro jipe ndetse n'amakarito byose bimuveho Mana uri gitangaza cyane abazimu mu izina rya Yesu Batokesha abadayimoni urabatokesha iki Oh Jesus Christ uribatokesha nyine Yesu ashimwe kuba unumugara abadayimoni ndagira ngo abadayimoni nanje gusanga imenyururu yari imboshe ya Satani yaramvuyeho toka Satani toka Satani toka Satani toka Satani toka Satani toka Satani no kuvutangiye kuvuga nk'imbwa toka Satani uvutangiye kuvuga nk'imbwa amajwi yanjye rwose mba nahawe n'Imana Mana mfazafashe ngira amajwi mesho kubwiriza abantu komeza ufukame ntago no siko numva urimo uratutubisa ibigambo bidashira Mana y'isi n'ijuru ndakweretse n'umugaragu wawe komeza umurinde muri bino bigeragezo dore yabaye imbata ya Shitani Mana ni umuntu nk'abandi dore yaremwe kimwe nawe Mana uri gitangaza dore yambaye incabari yambaye amasuru jipe dore yameze amaberi Mana nanjye nahoze ni umuceka bwa Satani Mana uri gitangaza gikomeye cyane ndagira ngo Mana ukomeze wumve umugaragu wawe Mana ndakomeza urebe ubuzima bwe Mana nkuko bukene uko bwije abadayimoni bari muri uyu mutinganyi bagene mu izina rya Yesu abadayimoni bagene mu izina rya Yesu abadayimoni bagene mu izina rya Yesu Oh Mana y'isi n'ijuru ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen muhave safi